Muraho neza nkuko bisanzwe ni Ngendahimana Elia ugarutse kuri Shaka Imana TV. Banje kubasuhuza abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abari i Burayi ndetse no ku migabane y'u Burayi na Amerika na za Canada. Banje kubasuhuza kandi mbifuriza umugisha w'Imana, amahoro Imana itanga ngo abe muri mwe, kandi nanabibutsa kujya mukora subscribe ku biganiro tubagezaho. Iyo ni inkunga yanyu zabikomeye muzaba muduha. Ijambo nzanye kuri uyu mugoroba nje kukubaza ngo bibaye ngombwa kukenera umuturanyi wawe kumutira ikintu runaka, wakimutira bitewe n'imibanire mubana? Ese bibaye ngombwa kutira ikintu runaka mu bakristo musengana? Ese wajyayo udafite ikimwaro bitewe n'uko babanira? Ese wowe utwara imodoka yawe bibaye ngombwa ko utwara imodoka ikagira impanuka cyangwa igatoboka, wabwira umuntu akagusunika bitewe n'umuturanyi wawe kandi ujye umucaho buri munsi ntunamuhere ifute? Reka tutizimbye mu magambo dusome ijambo ry'Imana. Dusanga aha mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ni ibice 4, turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 2. Ijambo rivuze ngo bukeye umugore w'uwo muntu bukeye umugore umwe bo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramubwira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. 2. Elisa aramubaza ati, none se nkugire mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe arati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu biri mu busa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike. Amen. Reka dusenge. Turagushimiye Uwiteka wabanye natwe. Iri ni ijambo ryawe ritari irya Eliya, ahubwo ni wowe wari ryahumetswe nawe. Reka rigira icyo rimara mu mitima y'abantu, kandi rijyaho rituvana no tugeza ni mu izina rya Yesu. Amen. Izi ni inkuru z'umugore Elisa, pirito z'umugore na Elisa. Uyu mugore yari umugore w'umugabo bitaga Obadiya. Uyu Obadiya yabayeho ari umuntu ukunda abantu b'Imana, atagira amoko, atagira kurobanura mu madini, nta kintu na kimwe cyamubasa, ahubwo ari umugenzi ujya mu ijuru. Ngo habaho akarengane ko kurenganya abana b'Imana, ngo arabafata arabahisha. Ngo abahishe, ngo ibyo kurya yari afite ku bushobozi bwe biramushirana. Bimushiranye atangira kujya nikopesha ku mabotike yari muri quartier yahatuye, kuko abantu bari bamuzi nk'umurokore. Apana b'iki gihe bari kugaragaza ko ari abarokore kandi ari abasambanyi, bari kugaragaza ko ari abarokore yakuguriza ntazakwishyure, bari kugaragaza ko ari abarokore atakugaburira, bari kugaragaza ko ari abarokore bari bateka imitwe azahubwira ngo bundije 500 cyangwa 200 cyangwa 100 mukanda bizanye cyangwa nzabizana, akagenda nagiye. Uyo Obadiya yawe ntabwo ari uko yari ameze, yari umurokore Imana imwemera n'abantu bamwemera. Ngo noneho uyo Obadiya ngo yagera ku muntu yamubwira ngo ngopa, ntashidikanye. Kubera iki? Yari inyangamugayo mu baturanyi, muri quartier yari umuntu w'umugabo uzwiho ko afite ubundangagaciro z'ubumuntu n'iza gikristo. Ngo nuko rero ngo Obadiya, Imana ishimwe, Obadiya ngo baramuhereza kuko turi mu isi turi nk'abagenzi, urupfu rumutwara atararangiza kwishyura ya madeni. Ngo noneho abo yishyuriye, abo yafatiye amadeni, babona umugore cyambere yari yasigaye nawe ubushobozi, kuko kugira ngo ujye kwikopesha nuko barabanje gufata ibintu byawe byose ukabigurisha. Nta kintu Obadiya yari asigiye umuryango mu bigaragara uretse umugore n'abana 2.
ngo nuko Obadiya umugore we agiye ko nabona haje abantu kumwishyuza, baje nawe yibuka neza nubwo baje kumwishyuza ayo mafaranga atarayo yari yashyira mu nda ye gusa, ahubwo arayo bakoresheje batabara abantu b'Imana. Noneho ngo niko gusanga uyu muhanuzi Elisa aramubwira ngo umugaragu wawe ari we mugabo wanjye uzi ko yapfuye, ariko yapfuye ari mu mwenda, none umwishyuza araje ngo aje gutwara abana banjye ngo abagire imbata ze. Tugihagaza Elisa atamubaza ngo none uragira nkugire nte, uragira nkugire nte? Aramubaza ngo hari icyo ufite mu rugo? Aramubwira ngo nta kintu mfite uretse agaherezo kutuvuta. Utu duherezo kutuvuta tugihagaza aha nayo nkubwira ikintu gikomeye. Elisa uyu atuma uyu mugore gutira ibintu, ibaze nanjye nibaze, ese ari wowe abantu babwiye hariya mu murenge utuyemo, mu isibo utuyemo, mu mudugudu utuyemo, bagutumye ngo ujye gutira ibintu mu baturanyi bawe kandi ntutire bike, aho wabona bagutiza bitewe n'imyitwarire ufite, bitewe n'ubugomu bakorera, bitewe n'imbuto uberera, bitewe n'uko ugifite amoko muri wowe, bitewe n'uko ukivuga nabi, bitewe n'uko utarahinduka, wabona ugutiza, bitewe n'uko utaraba umwana w'Imana wo ku rugero rukwiriye, wabona ugutiza. Ngihagaza biragusaba ngo ubane n'abantu neza, niwigenzure nanjye nigenzure, twe kujya twumva ngo ibyo ngiye kujya tuvuga ngo aleluya, hoya banza urebe bibaye ko ari wowe batuma aho utuye kujya abana b'abakene muturanye ntawe ugaburira, ntawe wambika, nta nubwo n'uyu babonye ubabwira nabi, cyangwa se wowe wa muntu aho utuye ko abantu bagukemanga ntawe uwafasha, ari wowe bibaye bakagutuma ngo ugende utira ibintu, wabona ugutiza. Ko Elisa yanamubwiye ngo ntutire bike, aha harimo ikintu gikomeye, harimo isomo rikomeye. Niba uri umurokore bana n'abantu neza, sibira n'uburokore gerageza ube umunyarwanda w'inyangamugayo, utagira ibindi bintu ubagamiramo, utagira ibindi bintu ugenderamo, uba umunyarwanda igihugu cyishimira, igihugu cyifuza, mbese uba uri umuntu ufite indangagaciro ebyiri, indangagaciro ya gikirisitu nyabukirisitu, ufite indangagaciro ya bunyarwanda w'umunyarwanda nyine, ku buryo umuntu yishimira kuba yifuza kuba nkawe, ku buryo umuntu akureba akavuga ngo nanjye cyangwa nkaba nkuye. Twe kugira abantu uyu munsi, dufite abantu uyu munsi n'abana batigira n'isoni zo kwita ababyeyi babo bitewe n'imyitwarire bafite n'ibyo bakora. Dufite uyu munsi ku buryo ushobora no guperezanta papa wawe bikakunanira kubera ukuntu ateye, kubera ukuntu yitwara, kubera imico afite, ukumva biguteye isoni no guperezanta umubyeyi wawe. Muze twakire kuba turi inyangamugayo, tuba abantu bazima, tuba abantu bifuzwa, ku buryo umuntu akubwiye ngo genda utira ibintu wabona aho ubitira. Ngo nuko uwo mugore kuko yarazi ko ari indakemwa, aragenda ngo atira mu baturanyi, wabwiye ngo numbi basakayimuha, watiri ikidomora akakimuha, watiye ibuna akayimuha, watiye ibasa akayimuha, mbese ngo aragenda akora icyo Elisa yamubwiye, kuko Elisa yamubwiye ngo numara kubibona ujye mu nzu wikingirana n'abana bawe. Tugihagaza kugira ngo Elisa uwo mudamu abone ibyo bintu byose, yari afite ubumuntu, yari yuzuye urukundo, ntiyagiraga kurobanura ku butoni, ntiyangaga abantu, ntabwo yari umugome muri karitsiye, ntabwo yavugwaga nabi muri karitsiye, ntabwo yari wa murokore w'umwesikoro, ntabwo yari wa murokore w'umubeshyi, ntabwo yari wa murokore wikakaza. Uyu munsi hari abantu bavuga ngo ngiye mfite amavuta ngo runaka, hari n'ugwabagara ngo ufite ibyakunaniye nguze ngo ngiye mbikoreho. Ukibaza uyu muntu ukubwira ibi wagera mu muryango wabo wowe yasanga ibibazo byeho byarashizemo. No, tureke ubwibone. Uravuga ngo wowe wabuze urubyaro ngo ngwino hano ngo urataha urutahanye, urubyaro ugendana mu mufuka wawe. Uravuga ngo wowe ngo wagumiye ngo ngwino hano ngo ucyure umugabo wawe, uwagera mu muryango wawe wowe ntiyasanga nawe ubwawe harimo abantu batarashaka. Kandi ibyo babihamagarira abantu kugira ngo babacuze n'udufaranga twabo bifitiye. No,
nawe ubwawe ugenda jya ubanza ushungure wibaza ngo uyu muntu uko ambwira ngo nze ngo ampereze ibi we yageze ku rwego kuko nta kintu akifuza, we yageze ku rwego kuko yujuje ibintu byose. Ese wafite ubuhamya? Noneho rero nibyo ndi kukubwira, uyu mugore we yari afite ubuhamya buzima ku buryo nawe yari se kugira ngo n'uyu mugore kugira ngo ahaguruke ngo ajye avuga ngo umugaragu wawe ari we mugabo wanjye, nuko yari azi ko Elisa ntamwe mu bwesikoro ntarimo, mu babeshyi ntarimo, mu bacuzi by'abandi ntarimo, mu babeshya abakirisitu bakabambura ibyabo ntarimo, mu batwara amafaranga y'abantu ntarimo, mu bantu bababwira ngo dore uyu munsi dufite abantu bavuga ngo dufite amavuta. Hari n'ikintu bisiye kinanyobera, ni gute abantu bashyira ibitangaza kuri televiziyo? Muzasome Bibiliya murende muyirangiza, muzanyereka ahantu Yesu yakoze igitangaza yatumiye televiziyo. No, nta na hamwe. Akiza n'uyu mugore ntabwo nuriya mugore wamukozeho yari mugongo, ntabwo bageze babishyira kuri televiziyo. Aturisha ikiriba cy'umwana bita Honore bari bajyanye gushyingura, ntabwo babishyize kuri televiziyo. Uyu Yesu azura Lazaro na televiziyo babishyizeho, ariko kubera ko uyu munsi byabaye nk'aho ari imitwe, abantu bashaka kubishyira kuri televiziyo. Yesu ntabwo akora ibitangaza byo kuri televiziyo. Mureke ubuyobe, tureke ibintu bimeze nk'ibituyobya, muze dushaka ubwami bw'Imana, tugire ubuhamya bwiza, ibindi byose bizikora. Nugira urukundo uzaba uri umwana w'Imana. Nubana n'abantu mu mahoro nk'uyu mugore n'umugabo we babaniye abantu mu mahoro kugeza ubwo bajya gutira abantu mu baturanyi, ntibabakingirane, ntibavuga ati ngo ntanatugerere mu rugo. Nuko bari bafite ubuhamya bwiza. Ngo atiriye rero ngo amaze kubona ibintu ngo yinjira mu nzu arakinga. Reka tuvuye kuri tutuvuta ko bavuga ko twari duke turi mu mperezo, ni gute ibera ibintu byuzuye? Ni Yesu wafashe akaboko k'uyu mudamu acurika iriya mperezo yari mu tuvuta dukeya, akomeza za kubw'ijambo Imana iri kwatura, kuko umugaragu wayo yavuze ngo ayo mavutura ngo uyaguri namara kugwira cyangwa ageze kuyukeneye ngo uzayagurishe asigaye gutungane n'abana bawe. Ndayambwira ngo muri bice byawe wagira uramutse uri inyangamugayo, mu gakiza kawe waba ufite uramutse uri inyangamugayo utabeshya abantu kugira ngo uramuke, mu gukorera Imana kwawe kose kutari uko kwikwashagura, Imana izabana nawe. Ariko n'ubu mwesikoro uzahora uciriritse, uzahora uri hasi. Nta muntu ukorera Imana ubivanga ujya utera imbere. Niyo uteye imbere biba birimo umuvumo. Kubera iki? Abantu bari gucanganyikisha abandi ngo ngwino ngo nguhereze ibi, ngo ngwino ukora ibi, ngo kugira ngo umuvumo wawe ngukuriho, ngo tanga ngo ituro rya Isaka. Ibyo ntaribaho, kuko Imana ntacyo wayihongera ngo ikore. Ahubwo wowe sengera umuntu nimba uri umukozi w'Imana imugirire neza, kuko n'ubundi abana b'Imana bagomba kugirana intimba, kuko bagomba kugira intimba z'uko ubayeho. None uyu munsi umuntu arakubwira ngo zana na twa tundi dukeya twawe wari wifitiye atugutware, nose urasigarana iki? Ibyo byose ni ubwesikoro, iyo yose ni esikoro ya gikirisitu. No, muze twihane tuve muri ibyo bintu. None ngo uwo mugore ngo yinjira mu nzu ngo arakinga, ngo amavuta arayasuka, yanga guhagarara kuko yari ari kumwe na Yesu muri byo. Yesu niwe wari ufashe kuri akuboko kuriya mudamu, ngo amavuta arasukika mpaka ngo bya bintu byose bimaze kuzura, ngo amavuta nayo arahagarara. Bivuze iki? Yesu yamaze gukora ibyo yagombaga gukora ku buzima bwawe, nyine arekeraho gukora. None muvandimwe, reka nongere nkubaze nanjye nibaza, ubu hari umuntu wagukopa muri karitsiye bazi ko ujya wambura? Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ese wowe ufite abantu wajya gutira ibintu bakagutiza n'ukuntu banira n'abantu, n'ukuntu bana n'abaturanyi? Ari wowe uteje ikibazo mu muryango cyangwa mu baturanyi? Tuba abakirisitu ku buryo abantu batureba bakatwigiraho, tuba abakirisitu ku buryo abantu batureba bakatwigiraho, kandi dutoza abana bacu gukora, tubatoze kuba mu bintu gusa by'ibigare, tubateze gushaka ubuzima. Ndabashimiye. Nari mbazana ijambo rivuga ngo nubanze urebe uko ukora, urebe niba imbuto wera zatuma abaturanyi bagukunda, zatuma igihugu kikugirira icyizere kikaguha akazi keza, nturye ruswa, ntiwambure, ubanze wirebe nanjye ndirebe. Ndabashimiye kubwira ijambo, ni mu izina rya Yesu, amen. Uri Imana yacu, urakomeye. Iri ryari ijambo ritubwira ngo twere imbuto ahagaragara n'ahatagaragara, kugira ngo abantu baturebe bahimbaze Imana yo mu ijuru.
reka iri jambo rero rizagira umumaro ku bantu ribahindura imitima ni mu izina rya Yesu amen.